Turabasuje mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Uyu ni umunsi wa 62 dusoma Bibiliya, tugeze mu gutegeka kwa kabiri igice cya 23 umurongo wa 15, turasoreza mu gice cya 27 umurongo wa 10. Mu gice cya 23 umurongo wa 15 haranditswe ngo, kuko Uwiteka Imana yawe igendera hagati aho muganditse kugira ngo igukize, ikugabize ababisha bawe bari imbere yawe. Nicyo gituma aho muganditse hakwiriye kuba ahera, itababonamo ikintu cyose giteye isoni, igahindukirira ikabavamo. Imbata icitse shebuja ikaguhungiraho, ntuzayimusubize. Ibane namwe hagati muri mwe, aho izatoranya muri mwe mu midugudu yanyu, aho ikunze kuba ntuzayigirire nabi. Ntihazagire maraya mu Bisirayelikazi, ntihazagire utinga abagabo mu Bisirayeli. Ntuzajyane igisasuro cya maraya cyangwa ibihembo by'utingwa mu nzu y'Uwiteka Imana yawe ngo uhiguze umuhigo wose, kuko ibyo byombi ari ibizira Uwiteka Imana yawe yanga urunuka. Ntuzaguririze mwene wanyu kumwaka inyungu, naho yaba iy'ifeza cyangwa iy'ibyo kurya cyangwa iy'ikindi kintu cyose kiguririzwa kubona inyungu. Umunyamahanga wemererwa kumuguririza kumwaka inyungu, ariko mwene wanyu ntuzamwaka inyungu. Uwiteka Imana yawe ibone kuguhera umugisha ibyo ugerageza gukorera byose mu gihugu ujyanwamo no guhindura. Nuhiga Uwiteka Imana yawe umuhigo, ntuzatinde kuwuhigura, kuko Uwiteka Imana yawe itazabura kuwukubaza bikakubera icyaha. Ariko niwirinda guhiga, ntibizakubera icyaha. Ijambo riva mu kanwa kawe ujye uryitondera urisohoze. Numara guhiga Uwiteka Imana yawe umuhigo wahigishijwe n'umutima ukunze, ukawusezeranisha akanwa kawe. Nujya mu ruzabibu rwa mwene wanyu, wemererwa kurya inzabibu ugahaga uko ushaka, ariko ntuzagire izo usoromera mu kintu ufite. Ngo nujya mu masaka ya mugenzi wawe agihagaze, wemererwa guca amahundo, ariko ntuzatemeshe umuhoro imyaka ye. Amategeko yo kwahukana. Umuntu narongora umugeni maze ntamukundwakaze kuko hari igiteye isoni yamubonyeho, amwandikire urwandiko rwo kumusenda, arumuhe, amwirukane mu nzu ye. Namara kuva mu nzu ye, yemererwa kugenda agacyurwa n'undi. Ngo kandi umugabo wamucyuye namunyungwakaza, akamwandikira urwandiko rwo kumusenda akarumuha, akamwirukana mu nzu ye, cyangwa uwo mugabo wamucyuye napfa, umugabo we wa mbere wabanje kumwirukana ntazamucyure amaze kononekara, kuko ibyo byaba ikizira imbere y'Uwiteka. Ngo kandi ntuzashyire icyaha ku gihugu Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo. Umugabo naba arongoye vuba ntazatabare, kandi ntazakoreshwe umurimo wose, amare umwaki we aruhutse, anezeze umugore yarongoye. Ntihakagire umuntu waka urusyo cyangwa ingasire ho ingwate, kuko yaba yatse ubugingo bw'umuntu ho ingwate. Nibabona umuntu wibye uwo muri bene wabo Abisirayeli, akamugira nk'imbata cyangwa akamugura, uwo mujura azicwe. Uko aba ari ko mukura ikibi hagati muri mwe. Wite ku muze w'ibibembe kugira ngo ugire umwete wo kwitondera no kumvira ibyo abatambyi b'Abalewi bazabigisha byose. Ibyo nategetse abo azaba ari byo mwitondera mwumvira. Uhore wibuka ibyo Uwiteka Imana yawe yagiriye Miriyamu mu rugendo ubwo bavaga muri Egiputa. Nuguriza cyangwa nutiza mugenzi wawe ikintu cyose, ntuzinjizwe mu nzu ye no kwiha ingwate mu bye. Uhagarare hanze, uwo uguriza abe ari we usohokana ingwate ayiguhe. Ngo kandi niba ari umukene, ntuzararane ingwate ye. Ntuzabure kuyimusubiza izuba nirirenga, kugira ngo aryame muri uwo mwambaro agusabira umugisha. Ibyo bizakubere gukiranuka imbere y'Uwiteka Imana yawe. Ntuzagirire nabi umukozi ukorera ibihembo w'umukene w'umworo, naho yaba uwo muri bene wanyu cyangwa wo mu basuhuke b'abanyamahanga bari iwanyu mu gihugu cyanyu.
uzajye umuha ibihembo bye by'umunsi akoze. Izuba ntirizarenge utarabimuha, kuko ari umukene, akabihoza ku mutima, abyifuza, adatakira Uwiteka akakurega, bikakubera icyaha. Ba se b'abana ntibakicwe babahora abana babo, kandi abana ntibakicwe babahora ba se. Umuntu wese yicishwe n'icye cyaha. Ntuzagoreke urubanza rw'umusuhuke w'umunyamahanga cyangwa urw'imfubyi, kandi umwambaro w'umupfakazi ntukawumwakeho ingwate. Ahubwo ujye wibuka yuko wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa, Uwiteka Imana yawe ikagucungura, ikagukurayo. Nicyo gituma nkubuza kugenza ntyo. Nusarura umurima wawe ukibagirwa umuganda muri wo, ntuzasubireyo kuwenda, uzabe umusuhuke w'umunyamahanga n'imfubyi n'umupfakazi, kugira ngo Uwiteka Imana yawe iguhere umugisha imirimo ukora yose. Nukubitira umwelayo wawe kugusha imbuto zawo, ntuzasubire kwakura amashami yawo ubwa kabiri. Izisigaye zizabe iz'umusuhuke w'umunyamahanga, n'iz'imfubyi n'iz'umupfakazi. Nusoroma imbuto z'uruzabibu rwawe, ntuzasubiremo guhumba. Izisigaye zizabe iz'umusuhuke w'umunyamahanga, n'imfubyi n'iz'umupfakazi. Ngo kandi ujye wibuka yuko wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa, nicyo gitumye ngutegeka kugenza utyo. Andi mategeko. Nihaba imburanya ku bantu, bakajya kuburana bakabacira urubanza, batsindishirize uwakiranutse, batsindishe uwakoze icyaha. Ngo kandi niba uwo munyabyaha yakoze ibikwiriye kumukubitisha, umucamanza amurambike, ategeke ko bamukubitira imbere ye inkoni zihwanye n'icyaha cye. Yemererwa kumukubita inkoni 40, ntazazirenze, kugira ngo mwene wanyu atakubera umunyagisuzuguriro. Nibarenza izo bakamukubita inkoni nyinshi zizirenze, ntugahambire umunwa w'inka ihonyora. Abavandimwe nibaba hamwe, umwe agapfa adasize imfubyi y'umuhungu, umugore w'uwapfuye ntazashyingirwe ahandi hatari muri bene wabo w'umugabo we, ahubwo umugabo wabo amucyure, amuhungure. Umuhungu azabanza kubyara azaba ari we uzungura se wabo wapfuye, kugira ngo izina rye ritazazimira mu Bisirayeli. Uwo mugabo nadakunda guhungura umugore wabo, uwo mugore ajye mu marembo y'umudugudu, abwire abakuru ati, umugabo wacu yanze gucikura mwene se, ntakunze kumpungura. Abakuru b'umudugudu wabo bamuhamagaze bamuhane. Nadakurwa ku ijambo akavuga ati, sinshaka kumuhungura, umugore wabo amwegerere imbere yabo bakuru, amukweture inkweto, amucire mu maso, avuga ati, uko aba ariko udacikura mwene se agirirwa. Izina rye rizahore rivugwa ritya mu Bisirayeli ngo, inzu y'uwakwetuwe. Abagabo nibarwana, umugore w'umwe akajya gukiza umugabo we umukubita, agasingiriza ukuboko akamukama, uzamuce ikiganza, ntuzamubabarire. Ntukagire mu isaho yawe ibyuma upimisha indatira imwe biciye ukubiri, ikinini n'igito. Ntukagire mu nzu yawe ibyibo b'urugero rumwe biciye ukubiri, ikinini n'igito. Ahubwo icyuma gitunganye kingana rwose nuko cyitwa aba ari cyo upimisha. Ikibo gitunganye kingana rwose nuko cyitwa aba ari cyo ugeresha, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Kuko abakora ibimeze nka bya bindi bose, abakora ibidatunganye bose, ari ikizira Uwiteka Imana yawe yanga urunuka. Uhere wibuka iby'Abamaleki babagiriye mu rugendo ubwo mwavaga muri Egiputa, uko babasanganiraga mu rugendo bakica ab'inyuma banyu, abatakaye inyuma bose b'abanyantege nke, ubwo mwananirwaga mukaruha, ntibatinye Imana. Nicyo gituma Uwiteka Imana yawe
nimara kugukiza ababisha bawe bose bakugose, ikaguha kuruhukira mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo ngo ugihindure, uzabe ukwiriye gukuraho rwose kwibukwa kw'Abamaleki ngo bibagirane mu bo munsi y'ijuru bose, ntuzabyibagirwe. Amategeko yo kuganura. Numara kugera mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo, ukagihindura ukagituramo, uzende ku muganura w'ibyeze mu butaka byose, ibyo uzasarura mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, ubishyire mu cyibo, ubijyane ahantu Uwiteka Imana yawe izaba yaratoranije kuhashyira izina ryayo ngo rihabe. Usange umutambyi uzaba uriho muri icyo gihe, umubwire uti, uyu munsi neruriye Uwiteka Imana yawe yuko nageze mu gihugu Uwiteka yarahiriye ba sogokuruza ko izaduha. Uwo mutambyi akwakire cya cyibo, agitereke hasi imbere y'igicaniro cy'Uwiteka Imana yawe. Nawe uvugire imbere y'Uwiteka Imana yawe uti, sogokuruza yari umwaramu, wari bugufi bwo gushiraho. Aramanuka ajya muri Egiputa, asuhukirayo ari impagu. Yororokerayo, aberayo ubwoko bukomeye bunini bw'ubunyamaboko menshi. Abanyegiputa batugirira nabi, baratubabaza, badukoresha uburetwa bw'agahato. Dutakira Uwiteka Imana ya ba sogokuruza, Uwiteka yumva gutaka kwacu, areba umubabaro wacu n'imiruho yacu n'agahato baduhata. Uwiteka adukuza muri Egiputa amaboko menshi n'ukuboko kurambutse, n'ibiteye ubwoba bikomeye n'ibimenyetso n'ibitangaza. Atuzana aha hantu, aduha iki gihugu, ari igihugu cy'amata n'ubuki. None dore nzanye umuganura w'ibyeze mu butaka, ibyo umpaye Uwiteka. Ubitereke hasi imbere y'Uwiteka Imana yawe, wikubite imbere y'Uwiteka Imana yawe. Wishimane n'umulewi n'umusuhuke w'umunyamahanga uri hagati muri mwe, mwishimire ibyiza byose Uwiteka Imana yawe yaguhanye n'inzu yawe. Numara kurobanura 1/10 cy'ibyo wejeje byose mu mwaka wa gatatu, ari wo mwaka wo kurobanura 1/10 cya byose, uzajye ubiha umulewi n'umusuhuke n'umunyamahanga n'imfubyi n'umupfakazi kugira ngo barire iwanyu bahage. Uvugire imbere y'Uwiteka Imana yawe uti, nakuye ibyera byose mu nzu yanjye, mbiha umulewi n'umusuhuke w'umunyamahanga n'imfubyi n'umupfakazi uko amategeko yawe yose wantegetse ari. Sinagize na rimwe yo muri ayo mategeko yawe ncumura, kandi sinayibagiwe. Sinigeze kurya ibyo byera nkirabuye, kandi ntabyo nabitse ngihumanye, ngo kandi sinabitanzeho ibinyagano, ahubwo numviye Uwiteka Imana yanjye, nitondera ibyo wantegetse byose. Curika amaso uri mu ijuru, ubuturo bwawe bwera, uhane ubwoko bwawe Abisirayeli umugisha n'ubutaka waduhaye bw'igihugu cy'amata n'ubuki, kuko warahiriye ba sogokuruza. Uyu munsi Uwiteka Imana yawe igutegetse kumvira ayo mategeko n'amateka. Nuko ujye ushyira umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose kuyitondera no kuyumvira. Uyu munsi wasezeranije Uwiteka kuba Imana yawe, kugira ngo uhore ugenda mu nzira ikuyoboye, witondere amategeko yayo n'ibyo yagutegetse n'amateka yayo, wumvire ibyo ikubwiye. Ngo kandi n'Uwiteka uyu munsi yagusezeranije kumubera ubwoko yironkeye nk'uko yakubwiye, ngo kandi yuko uzitondera amategeko ye yose, kugira ngo agusumbishe ayandi mahanga yaremye yose, uyarushe gushimwa no kogera no kubahwa, ubere Uwiteka Imana yawe ubwoko bwera nk'uko yavuze. Ibibuye binini byashinzwe i Bali na Gerizimu. Mose n'abakuru b'Abisirayeli bategeka abantu bati, muhore mwitondera amategeko yose mbategeka uyu munsi, ngo kandi ubwo muzambuka Yorodani mukagera mu gihugu Uwiteka Imana yanyu ibaha, uzishingire ibibuye binini ubihome ingwa, uzandike kuri ibyo bibuye amagambo yose y'ayo mategeko,
numara kwambutswa no kujya mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, igihugu cy'amata n'ubuki, nk'uko Uwiteka Imana ya ba sekuruza banyu yagusezeranije. Nuko nimumara kwambuka Yorodani, muzashinge ibyo bibuye mbategetse uyu munsi ku musozi wa Ebali, ubihome ingwa, ngo kandi uzubakireyo Uwiteka Imana yawe igicaniro cy'amabuye, ntuzayakozeho ikintu cy'icyuma. Uzubakishe igicaniro cy'Uwiteka Imana yawe amabuye atabajwe, aba ari cyo utambiraho Uwiteka Imana yawe ibitambo byoswa. Ngo kandi utambireyo ibitambo by'uko muri amahoro, ubirireyo, wishimire imbere y'Uwiteka Imana yawe. Uzandike kuri ibyo bibuye amagambo yose y'aya mategeko, wandikishije gukeba inyuguti zisomeka neza. Mose n'abatambyi b'Abalewi babwira Abisirayeli bose bati, wa bwoko bw'Abisirayeli we, ceceka wumve. Uyu munsi uhindutse ubwoko bw'Uwiteka Imana yawe, nicyo gituma ukwiriye kumvira Uwiteka Imana yawe, ukitondera amategeko y'Uwiteka y'uburyo bwose ngutegeka uyu munsi. Aha niho dusoreje uyu munsi. Uwiteka abagirire neza, tuzasubire ku munsi w'ejo.